i Kanani. Aburahamu yaramaze kuvuga. Uwiteka amaze kuvugisha Aburahamu, yaramubwiye ati ngiye kukohereza i Kanani. Aburahamu na Loti, twumvishe ko Aburahamu yabyawe na Tera, ni wese wamubyaye. Itangiriro igice cya 12 umurongo wa mbere, umutwe w'amagambo uratubwira ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usiga umuryango wawe, uzige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe ube umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Ayo ni amagambo Uwiteka yarabwiye Aburahamu, amusezeranya ko igihugu agiye kujyamo ari cy'umugisha, kandi nawe ari umugisha. Bityo rero abazubaha Aburahamu nabo bazagira ute? Bazahabwa umugisha. Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse. Loti ajyana nawe. Ubwo yavaga i Harani, Aburahamu yari afite imyaka 75 avutse. Aburahamu ajyana na Sara umugore we, na Loti umuhungu wabo, n'ubutunzi bwose bari batunze, n'abantu baronkeye i Harani. Bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Kanani ubwaho niho basohoye. Aburahamu anyura muri icyo gihugu agera ahitwa Shekemu, ahari igiti cyitwa umweroni cyari More. Muri icyo gihe umunyakananikazi yari muri icyo gihugu. Uwiteka abonekera Aburahamu aramubwira ati, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu, yubakirayo igicaniro. Uwiteka wamubonekeye. Avayo ajya ku musozi w'iruhande rw'iburasirazuba rw'i Beteli, abamba ihema rye. Beteli iri iruhande rw'iburengerazuba, na Ayi iri na Ayi. Ubwo ni agace kitwa Ayi iruhande rw'iburasirazuba. Yubakirayo Uwiteka igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka. Aburahamu akomeza kugenda yerekeje i Negebu. Uwo ni Uwiteka yategetse Aburahamu ngo ave mu gihugu cye, asiga umuryango we, aje mu gihugu cy'i Kanani. Yagezeyo yubakayo igicaniro n'ibyegeranye naho, yubakamo igicaniro cy'Uwiteka. Aburahamu na Sara bajya muri Egiputa. Ibyo nibwo tugiye kureba mu iki gice kigiye gukurikira. Muntu utarakora subscribe, ufite ikibazo gikomeye cyane, coronavirus irakugarukiye. Kanze turebe ikindi gice, uburyo Aburahamu na Sara bagiye muri iki Egiputa.